tugarutse kubereka uko babikura amafaranga wakoreye muri Work Movie nk'uko ubutani twe twabibasezeranyije ko tugomba kuza kubibereka. Guys, tudatinze mu nzira rero, Work Movie yacu dore ngiyi application yacu. Bibutsa ko guys, ahangaha ni akazi ukora ko wamamariza ibicuruzwa bya Hollywood. Rero tudatinze tureka dufungure connection zacu. Tudatinze mu mayira rero, turaza tujye kuri application yacu cyangwa se kuri browser cyangwa se website bisanzwe. Turafungura. Guys, nkuko tubibona rero turabona ko twageze muri application yacu ya Work Movie. Guys, mbibutse ko ubu turi tariki 4 z'ukwa karindwi 2026. Ndakeka turi gukora video mu matariki angahe, nta minsi iciyemo. Guys, ubwo cyo dukora turaza tukande hano kuri Withdraw, no kuri Withdraw cyangwa se gukuramo amafaranga mu kinyarwanda. Turasanga bimeze gutya. Icyo turi gukora turita dukanda hano kuri confirm. Turangiza tuze dusettingemo amafaranga yacu hano kuri presenter ni icyo ngicyo. Noneho bavuga ngo withdraw average ni 1000 kugera ku 1500. So guys, nimero zacu ziba ari izi ngizi kuko tuba twaramaze kubisettingamo amazina arayo. Okay, turandika amafaranga yose dufite, turandikamo 10 amafaranga 570. Rero iyo twandika ntabirenze. Noneho hasi turaza dushyiremo password hano yo kubikuza. Guys, tukande withdraw. Turahita tukanda withdraw hano. Ahangaha aha kuri submit withdraw hano. Turahita dupika. Baratubwira ngo success withdraw, yamaze kuba withdraw. Payment yacu iri pending hano, payment yacu iri pending. Guys, mbibutsa ko ari ubwa mbere tubikuyemo hano. Ni ukuvuga ngo bakata 15%, bakata menshi. Gusa ibyo ngibyo nta kibazo, ni bisanzwe, ababimenyereye turabimenyereye. Guys, ubwo tubikuye 10,570, barakata 5,850. Ubwo aratugera hari 8,988. So ubwo turategereje, iracyari pending. Mbibutsa ko guys, hano mu gushora hano barashora cyangwa se bagura umugabane. Murabona ko kuri balance yacu yavuyeho, amafaranga yacu yavuyeho. Nkuko mubona hasigayeho amafaranga 9. Mbibutsa ko hano nyine barashora igishoro cyacu twateretsemo cyangwa se ingwate yacu twateretsemo ni 20 yonyine cyangwa se 20k. Kuvuga ngo ingwate yacu mu gihe tubikeneye twayisubizwa cyangwa se twayasubizwa tubishaka, turandika tukayababwira ni mudusubize ingwate yacu. Gusa guys, iki cyo kiba cyatuzanye hano, kiba cyatuzanye no gukora akazi ubundi tugahembwa tukinjiza. Kego dutegereje SMS tugeraho, leta tubereka proof. Bibutsa ko tubikuye saa 4:09. Turaza kubereka proof z'ukuntu ibintu bihagaze, tubabwira amafaranga yatugezeho. Sangahe ubu turi saa 4:09 tutegereje payment. Icyo turi bukore, turaza hano kuri finance detail kugira ngo turebe uko amafaranga yacu ahagaze cyangwa se ibikorwa byacu byo muri finance bihagaze. Twikeho tujye tuza kureba kuri withdraw records. Hari abatazi ngo kubireba, twinjiramo turabona ko ya mafaranga yacu aracyari pending. Payment pending. Turagaruka guys kubereka uko byahari bihagaze igihe amafaranga yacu kugira ngo tugereho byatwaye mu kanya. Muraza kwihangana, hari habaye akabazo k'imiyoboro cyangwa se imiyoboro ya Airtel na MTN. Muraza kubona ko hari ikintu twakosoye. Ako mbere na mbere reka tubereke ko amafaranga yacu twamaze kuyabona already, yamaze kutugeraho.
turaza muri nani, muri SMS ubona ko twakiriye 8,992 twaje kubihindura nyuma aturutse kuri Ishimwe, ubwo ni umu agent wa Workmove. So guys, reka tuze kubereka uko gahunda zari zestaye. Guys, nimuza kureba murasanga bwa mbere byari byaje gupfa, iyi screenshot twe twafashe byari byaje gupfa, byabaye payment failed. Turaza twongera dutanga order ndi payment. Anga twatanze payment ya 10,579, twe twatanze payment y'ibihumbi 10,570. Murabona ko twaje kubihindura ariko amafaranga yacu yatugezeho. Iyi screenshot twe twafashe none nimuza kureba hano murasanga hari ikindi kintu cyahindutse. Ahangaha hari MTN Money, MTN Money. Uko twe twarabicuritse, nimero twabikurijeho ni Airtel, ariko izina rya bank cyangwa se izina twagomba Airtel Mobile, MTN Mobile Money biza kwanga rero. So rero reka dusimbukire muri dashboard, fungure connection, tuze kureba uko biba bisa iyo wamaze kubikuza already. Guys, turaza gusimbukira muri Workmove yacu application, ngira ngo maze kuyimenya. Logo yayo ni ukizisa, bimaze gufunguka tutatugeramo tugasimbuka hano kuri mine cyangwa se my, tugahita tujya kuri finance, hano kuri financial detail, tugahita tujya kuri withdraw records. Tukaza gusanga payment yacu yabaye success nkuko nabiberekaga muri screenshot ya mbere. Order ya mbere yaje gukansalingwa kubera ko ntago byahuraga. Iyi ngiyi twari tumaze kubikosora biri guhuza neza. Guys, ubwo rero nuko nguko tubikora muri Workmove. Nta minota 30 icamo cyangwa se 20, iyo bitinze ni igice cy'isaha nk'ibisanzwe. Gusa impamvu twiye byatinze, nibuka ko twabikoze saa 4:09 gutyo 10 gutyo. Impamvu byatinze, order yacu yatinze, nicyo kibazo kiri cyabaye mu bijyanye n'amakuru twari twatanze kubikuza yari atuzuye neza. Guys, ubwo rero nabashishikariza to joininga muri Workmove team, tukikorera turi kumwe na video zacu nakagaruka. Bye bye, ciao ciao.